ni gute igihaza cyagurishirijwe mu nzu y'Imana? Inzu y'Imana aho ntabwo yari yahindutse isoko. Nakoze kumbaza icyo kibazo ndakigusubiza mu buryo bumeze gutya. Urusengero baruhinduye ahantu ho gucururiza, barishakira ibyinaha mu isi. Kandi nkwibutse ko intego yo gusenga n'intego yazanye Yesu ntago kwari ukutwangisha isi, kwari kugira ngo tube mu isi ariko turi n'abana b'ijuru. Nkuko umuntu ushaka kubibamo neza agomba kubinaha, sibyo, akagira iterambere ry'inaha, biriya byose abantu bakenera ukabitunga, ariko cyane cyane ukaburi n'umuragwa. Ariko se ibyo byo kurya wenda bibora kuki tutabihereza abashonje? Buriya mu nzu y'Imana nta bantu bashonje barimo, ibyo byo kurya kugira ngo bibore twahereza nabo bakagenda bakabirya. Hari aho ndavuga ibyo nzi, hari aho biba nubwo hari igihe bagurisha, yenda hari nabo bakoreye, hari nabo bahaye, ariko yenda bagafatamo n'ibyo bagomba kugurisha. Kuko uko nzi itorero mu ndangagaciro zaryo habamo gufasha abakene kuko babaha iby'umwuka, ariko iyo ubushobozi buhari bakabaha n'iby'umubiri. Yes, tubahaye ikaze abantu mudukurikiranye kuri YouTube channel yitwa Gasabo TV, Gasabo TV Limited. Akaba ari YouTube channel izajya bagezaho ibiganiro cyane cyane bifite aho bihuriye n'iyobokamana. Ndetse ubu tukaba turi kumwe na nyiri YouTube channel bita Gasabo TV Limited. Ni ubwa mbere mumubonye kuri ino YouTube channel, ariko nanone musanzwe mumuzi ku zindi YouTube channel nyinshi cyane zitandukanye, kuko ni umukozi w'Imana, agenda avuga ubutumwa bwiza, agira abantu benshi cyane inama. Ni muri ubwo buryo nawe yatekereje, aravuga ati reka mbashakire YouTube channel nzajya mbasha kuganira namwe kugira ngo tubashe kugira abantu inama. Abantu mukeneye ko dubasengera ku byifuzo mukaba mwaduhamagara ko nimero izajya ibiriho. Ndabanza muhereze microphone abanze abibwire. Ntabwo ndi bukwakire kuri YouTube channel yawe, ariko nanone kuko ari njyewe umeze nkaho waguhostings, ubwo bivuze ngo nubundi ndaza kukubaza icyo ari cyo cyose nshaka. Utari watubwira izina ryawe, kubera iki Gasabo TV Limited? Gasabo TV Limited nifuje kujya mpuriraho n'abantu twagiye dusangira ijambo ry'Imana, ariko n'abandi baba bifuza ko dusangira ijambo ry'Imana, tukaganira, tugahugurana, noneho tugafatanya n'ibihe byiza byo gusenga, mbese tukagirana inama. Numvise kubera ko najyaga nzenguruka ahantu henshi, nkaba mbona uburyo bwiza bwo kuba nagera ahantu henshi ntakoresheje kuzenguruka transport bisanzwe kwinshi cyane, nubwo nabwo nzabikomeza. Aha najya mpahurira n'abantu kandi tukagirana ibihe byiza nk'uko dusanzwe tubigirana. Imana iguhe umugisha. Nuko uricara uratekereza, uravuga ati cyewe reka nze wenda mbahereze umuyoboro mwiza twazajya dukoreraho, tukanahuriraho, tukaduhuza twese n'abanyarwanda benshi cyane muri rusange, ndetse n'abandi bo hanze muri diaspora mu ntara zose zitandukanye, zaba iz'igihugu cyacu n'iz'isi muri rusange. Yego, murakoze cyane, mwamwumvishe. Ntabwo twamubajije amazina ye, gusa nk'uko nabibabwiye ni nyiri YouTube channel bita Gasabo TV Limited. Akaba ari YouTube channel izajya bagezaho ijambo ry'Imana. Ubundi amazina yawe witwa nde? Wamaze kutubwira intego y'i YouTube channel yawe, ariko ntabwo uratubwira amazina yawe. Wakwibwira abanyarwanda bakurikiye Gasabo TV Limited kugira ngo bazajye babasha, niyo mwanahura mu nzira deja
tukinatangira uraza no guhita ubahereza nimero ya telefone by'umwihariko kugira ngo utari wavuga amazina ntabwo wari wakavuza amazina yawe ariko ubu ugiye guhita ubwira abantu amazina yawe numara kuyababwira ubahe na nimero ya telefone ndetse kugira ngo bazajye unababwire niyo nimero ya telefone icyo bazajya bayikoresha kuko uriya nimero ya telefone ikora ibintu byinshi hari abantu benshi cyane batanga nimero za telefone kugira ngo baragure bakavuga ati twebwe turaragura ubwo rero mwuka agira imana mwe muzajye muhamagara kuri iyi nimero kugira ngo tubashe kubaragurira nabo numvishije ngo wenda tugarura ibyibwe abandi nkumva ati tufatanya ngo abasambana ibintu nk'ibyo ngibyo we nimero yawe kubera icyo ushaka kohereza abanyarwanda twebwe nkunda gusenga ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo njya n'inama zitandukanye haba mu biterane by'urubyiruko mu yandi materaniro asanzwe n'abantu ku giti cyabo tujya duhura tukaganira tukagirana ibihe byiza ariko tuganira ijambo ry'Imana nk'abantu bahamagawe n'Imana rero nk'umuntu w'umuvugabutumwa bwiza ntandukanye nabo ngabo uvuze ngewe nimero yanjye ndi butange ni ukugira ngo umuntu afite icyifuzo cyo gusengera ampamagara ati dusengera iki kintu mufashe nimba ashaka kuntumira mu ivugabutumwa ahantu runaka ampamagare tugende dusangire ibyo bihe byiza ni byinshi n'inama zisanzwe nazo ziba zihari kuko iyo umuntu amaze kugera mu iki kigero aba yarabonye byinshi nanyuze ahantu henshi mu ivugabutumwa mu gihugu hose mfite ubunararibonye rero mu byerekeranye no kuba natanga inama mu ijambo ry'Imana ndetse no gutanga inama mu buryo busanzwe. Nimero ya telefone? Nimero ya telefone yanjye ni 078 8 7472 35 078 8 7472 35 iyo ni umuntu yajya yifashisha akampamagara ashaka ko tugirana inama tuganira dusangira ijambo ry'Imana. Bivuze ngo igihe icyo ari cyo cyose nta kibazo umuntu yaguhamagara cyangwa hari amasaha runaka hari n'igihe runaka umuntu ashobora kuguhamagara. Oya buriya nanjye iyo ngejeje saa 3 za nijoro sinkunda kuba nahamagara umuntu kereka yenda ari nkongiye gutabaza cyangwa ari impamvu runaka zidasanzwe ariko nibura isaha kugeza saa 3 z'ijoro kuva ku manywa kugeza saa 3 z'ijoro buryo umuntu abatangiye kuruhuka mba numva nta muntu nahamagara mu izo saha kuko ntabikunda rero nanjye mba numva atari ikibazo runaka gitunguranye nta mpamvu kuko umunsi ni munini twajya tuvugana hasi y'izo saha. Yego urakoze cyane turagushimiye ubu ninjye hoste wawe naguhostinze kandi ikindi nanaguhaye n'ikaze nakwakiriye kuri YouTube channel yawe nshyashya reka nizere ko abanyarwanda bari buze kuyakira neza bakomeze bajyeyo bakoreyo subscribe bayisharinge baylikinge banashyiraho comment z'ibyo bakifuza yuko twaganira harya ngo witwa Kanane Jean Baptiste. Kanane Jean Baptiste hari ikintu maze igihe nibaza numvaga ndamutse uko biri kose numvisha batubwiye ko uri nararibonye mu bintu bijyanye byibuze sinzi nimba nabyita gutyo inararibonye bururaza kutubwira sinzi niba navuga ko ari nararibonye mu bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana ariko uko biri kose ndabizi kundusha urandusha cyane kuko ngewe nago imbaraga mfite ubushobozi mfite mu bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana biri hasi ngereranyije nawe nuko wenda cameraman atanyerekana n'uburyo nambaye abantu bose babibona ko nge nawe dutandukanye mu gake kabisa. Ntari ikintu maze navugaga najyaga nibaza nkavuga nimura n'umukozi w'Imana nzakimubaza. Ejo bundi hari ahantu mperutse kujya gusengera ngezeyo umuntu azana igihaza mu nzu y'Imana azanye igihaza mu nzu y'Imana mbona abantu bageze bate barakiguze barasenze bamaze gusenga nyuma yaho ngaho birangiye bahita bafata cya gihaza bakigarura mu nzu y'Imana baravuga bati iki gihaza tukigure abantu baratangiye baragereka nge nabonaga ari igihaza wenda cyagura nk'amafaranga wenda nk'igihumbi niko nakibonaga cyakoze bakiguze 15,000
ariko nsigara nibaza ndavuga ni se muri iyi nzu y'Imana ubu tayari ntago ryaba ari isoko nese ko mbona inzu y'Imana hano ari ahantu abantu basengera none tayari nkaba mbona dutangiye kwagurishiriza igihaza ubu yaracyari inzu y'Imana cyangwa ari isoko. Kanani Jean Baptiste nk'umukozi w'Imana ndabizi iki kibazo nubwo ari njye ukibajije na kameramani cyangwa se n'abandi benshi cyane bashaka kuba bagitekerezaho bakavuga bati ni gute igihaza cyagurishirijwe mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana aho ntabwo yari yahindutse isoko. Akoze kumbaza icyo kibazo ndakigusubiza mu buryo bumeze gutya, kubera ko ijambo ry'Imana ryemerera abantu gutanga amaturo. Iyo usomye mu isezerano rya kera hari igihe abantu bajyaga bafata imyero bejeje bakajyana mu nzu y'Imana, bamara kuyijyana bikahaba bigatunga abakozi b'Imana. Ariko aho iterambere rigeze, impamvu ahari babigurisha uko mbitekereza ni uko bishobora kuba ari byinshi cyangwa ibyazanywe bikaba bishobora gupfa vuba kandi yenda bitari bubikike igihe kirekire, barangiza bagahitamo kugira gute kubitanga bakabigurisha. Noneho impamvu wumvise wambwiye ko bakiguze menshi hariya kuba ari ukugura ariko unagamije kwitanga kubw'umurimo w'Imana. Niyo bari kugurisha baba bavuga ngo kubw'umurimo w'Imana. Nge rero ntabwo navuga ngo sibyo cyangwa nibyo, kubera ko nasomye ijambo ry'Imana nkabona hari aho ribivuga kandi nkaba numva n'ibindi ntacyo bitwaye, dore ko umuntu aba yabikoze n'umutima ukunda, numva ntacyo bitwaye. Ariko iyo bihawe umurongo, dore ko mbona bitajya bikunda no kubaho cyane, bihawe umurongo numva ntacyo byishe. Murakoze cyane. Ariko hari abantu bamwe na bamwe njya numva bavuga yuko bitakabaye bigenda gutyo. Bamwe bakavuga bati urakoze ko natubwiye ijambo rivuga ngo wenda hari igihe bimwe mu bizanwa mu nzu y'Imana byakabaye ari ibintu bibora. Ngewe urimo urabikubaza ndimo ndabariza abanyarwanda benshi cyane, twe nicyo tubayeho, nta mutima mubi rwose, sindi no kurwanya abo bantu bazana ibyo bintu mu nzu y'Imana, wenda bakazana icyo gihaza, bakazana inkoko, wenda bakaba bazana n'inka njya numva ko zitangwa, ntabwo rwose ndimo ndabirwanya. Ariko urakoze cyane, uratubwiye ngo wenda bibora, wenda nk'umuntu nk'icyo gihaza koko ntabwo ibyo byo kurya byabaga ngo ari ibitunga wenda abakozi b'Imana bakarya kugira ngo baticwa n'inzara, sibyo? None se ibyo byo kurya ko aba ari umusaruro wenda uwo muntu azanye, wenda njye niko mbitekereza n'abandi benshi cyane. Icyo nzi cyo turaza kubona comment nyinshi cyane kuri Gasabo TV Limited, nawe uzajya ucishamo amaso nyuma usome. Wowe uri umukozi w'Imana, hari ibyo utavuga, ariko wenda njyeweho ndi umukirisitu, ndi umukozi w'Imana nanjye, ariko ndi umukirisitu. Wenda kuba ndi n'umukirisitu hari itandukaniro ko njye simagarara imbere y'abantu ngo nigishe. Wenda ndamutse nigisha hari igihe wenda nanjye naba mbyumva kimwe nkawe. Ariko se ibyo byo kurya wenda bibora kuki tutabihereza abashonje? Buriya mu nzu y'Imana nta bantu bashonje baba barimo, ibyo byo kurya kugira ngo bibore twahereza nabo bakagenda bakabirya. Hari aho ndavuga ibyo nzi, hari aho biba nubwo hari igihe bagurisha, yenda hari n'abo bakoreye, hari n'abo bahaye, ariko wenda bagafatamo n'ibyo bagomba kugurisha. Kuko uko nzi itorero mu ndangagaciro zaryo habamo gufasha abakene, kuko babaha iby'umwuka, ariko iyo ubushobozi buhari bakabaha n'iby'umubiri. Ntabwo wakwigisha umuntu kubaha Imana ngo umushyire mu mwuka cyane kandi ubona akeneye n'ibyo kurya no kwambara ngo wowe kubikora. Abatabikora gutyo haba harimo kudahagarara neza mu ntego y'ubutumwa bwiza, kuko ijambo ry'Imana barigejeje mu Rwanda. Iyo usomye mu mateka usanga harabagaho kwigisha, hakabaho no gufasha ibyambarwa, ibiryo, ari naho mujya mutera urwenya mukavuga ngo
izina padiri ryavuye ko bari bagiye gufata umuceri bagasanga washize, noneho yababwira ngo padiri bagahita bavuga ngo bahita bamwita izina ko ari padiri. N'abaturage nyine yari yabafashije uramushirana. Numva rero intego yo kubwiriza ubutumwa bwiza ku matorero yakabaye yose ni ugufasha mu buryo bw'umwuka, ubundi ugafasha no mu buryo bw'umubiri. Ntabwo umuntu yaba avuye musengana ngo yicwe n'inzara kandi ufite ubushobozi. N'amatorero kandi amwe namwe njya mbona bikora, abaye ari yose byaba ari byiza, kuko ni intego 100% y'ijambo ry'Imana kuba wabakenura mu mwuka ariko ukabakenura no mu buryo bw'umubiri. Iyo bitameze gutyo haba habayeho guta intego, kandi ndakeka ko ahenshi cyangwa hose ari uko bimeze. Bivuze ngo n'abatabikora namwe mukabigurisha, koko ngewe ntago ndi buvuge wenda ngo imubyo nagende mu ijambo ry'Imana wenda nawe uraza kutubwira, kubera ko ngo Yesu hari ahantu yigeze kugera mu rusengero asanga ngo barimo baracuruza. Nge nabibonye muri filime, ntago nabisomye mu ijambo ry'Imana, ariko ubwo nawe uraza kutubwira nimba hari ahantu byanditse ngo Yesu yaraje agera mu rusengero asanga barimo baracuruza. Harimo intama, harimo ihene, harimo ibishyimbo, harimo buri kimwe cyose. Yesu arangije ahageze biramubabaza cyane, ararakara. Amaze kurakara icyo yakoze ni iki? Yaragiye arabimenagura, ndetse wenda muri filime ngeho nabibonye, kuko ngo mu ntumwa za Yesu arya uriya wamubaga iruhande cyane yari Petero. Umwe babwiye ngo inkoko itarabika gatatu ni Petero. Petero we yaranarwanye rwose mu rusengero, kuko icyo umwigisha akoze Yesu icyo yabaga akoze Petero yabaga hari nawe akavuga ati reka nze ndwanire umwigisha, yabaga hari amurwanira. Bivuze ngo rero ngiye rwose icyo gihe nakubeshye, ubwo nabonaga bano barimo bagereka 5,000 10,000 gihaza, naravugaga ati so hano nta muntu bagahaye kino gihaza akajya kukirira kugira ngo tukigereke 10,000 2,000 ko asanga harimo n'abantu baburaye. Petero mpita ngendera kuri ibyo nabonye muri filime, ndavuga ati nawe uraza kutubwira nimba wenda koko muri bihanano byanditse koko Yesu yarageze ahantu agasanga abantu bari gucururiza mu nzu y'Imana, yarangiza akarakara bikamubabaza cyane. Ese kura koko nge neza numva ko nta hantu bitandukaniye, ndavuga ati ubu bano iri torero naryo ryabaye urusengero, sibyo? Uratubwiraho gatoya kuko yari nka introduction, tunaganaho na gatoya mu musozo, kuko mu kanya turaza guhita dukomeza. Ndabizi neza cyane turagendera ku makomenti abantu batanze dukomeza n'ikindi kiganiro. Ibyo bintu byarabaye. Nanjye iyo filime narayibonye, ariko ntekereza ko impamvu yateye Yesu kurakara burakari bungana kuriya, Yesu areba no mu mitima. Yararebye asanga intego yabo ntabwo ari yo gusenga, si yo kujya mu ijuru, ahubwo asanga urusengero baruhinduye ahantu ho gucururiza, barishakira ibyinaha mu isi. Kandi nkwibutse ko intego yo gusenga n'intego yazanye Yesu ntago kwari ukutwangisha isi, kwari kugira ngo tube mu isi ariko turi n'abana b'ijuru. Nkuko umuntu ushaka kubibamo neza agomba kubinaha, sibyo? Akagira iterambere ry'inaha, biriya byose abantu bakenera ukabitunga, ariko cyane cyane ukaba uri n'umuragwa. Kugira ngo ube umuragwa bisaba iki? Hari ibintu bitatu bisabwa kugira ngo ube umuragwa w'ubugingo buhoraho. Noneho ubinaha mu isi, ukora iby'inaha, ibyo bakora. Nimba uri no mu rusengero uhabe ariko uri n'umuragwa w'ubugingo. Ugomba kuba ufite ibintu bitatu. Icya mbere ugomba kuba warihannye ibyaha. Kabiri ugomba kuba wirinda icyaha n'igisa nacyo. Iyo umaze kwihana uteye intambwe ya kabiri yo kwirinda. Iyo umaze kuba umuntu wirinda ibyaha, intambwe ya gatatu. Intambwe ya gatatu ugomba kuba umuntu wumvira Imana, wubaha amategeko y'Imana, ugendera mu bushake bw'Imana, wapurika Imana mu buzima bwawe, ugerageza kwisanisha n'imico Imana igira. Urabizi mu Rwanda hari ukuntu babona umuntu mwiza bakavuga ngo uriya muntu ni Imana y'iki? Y'u Rwanda. Baba babona usigerageza gusa n'iki? Ni Imana. Noneho rero ngarutse kuri kakandi wabajije ko gucururiza mu rusengero, bariya bari bakabije, bazanye intama, bazanye ibintu byose, urusengero baruhinduye iguriro.
ariko ngewe uko mbyumva nuko mbona babikora sibyo ko bagerageza kubikora mu buryo bwiza nta kibige ndabibonamo. Mbona urugero nk'iyo bari kubaka nk'insengero, bari guha imisanzu, bari gutera inkunga ngo korari zigura ibyuma, hari igihe nitanga amafaranga, undi akitanga ibijumba, undi akitanga ibihaza, ufite umurima w'ibisheke akavuga ati genda umuturage nta kintu mfite ariko mbemereye imitwaro 5 y'ibisheke. Ibyo bintu byose rero ntago ariko bahera ruhande ngo babiha abakene byose kandi bafite intego yo gufasha ya korari. Nkeka ko ariho haturuka gufatamo ibyo bagurisha. Ntago rero rwa rusengero ruba rubaye iguriro kubera ko baba nubundi babikoze bagana ku ntego bateguye igiterane biyemeje. Ndumva ari uko nguko Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane cyane ko twabahaga ikaze kuri YouTube channel yitwa Gasabo TV Limited, ndetse ni YouTube channel muzajya muhura n'umukozi w'Imana Kanane Jean Baptiste. Siwe wenyine kuko azajya tunatumira n'abandi benshi cyane. Bivuze hano inama rwose nutayigirwa na Kanane Jean Baptiste uzayigirwa n'undi, nutayigirwa n'undi uyigirwe n'undi. Nje cyari ikibazo nari nifitiye nifuza kubanza kubaza, ariko ndabizi muri comment turaza kwenda tubyumva. Rero tubahaye ikaze, mukomeze mukore subscribe kandi turi kumwe uyu munsi. Ikiganiro cyanyu kiragaruka n'ubundi n'ejo muzakomeza, n'ejo bundi muzakomeza. Tuzatubaye ikiganiro buri munsi, buri gihe nimugora saa 10 n'ibyo tuzajya tuba twamaze kubahiriza ikiganiro gishyashya. Murakoze cyane, turabakunda cyane.